nitwa Habarurema Theoneste, umwizera w'itorero rya Batikoti mu ntara ya Karisimbi Nord West Rwanda. Mbere ya byose nguko biri muri gahunda, turashimira Imana yashoboje aba baririmbyi ba korali Reba ku Mukiza gutegura iyi DVD yawo ya mbere bise Kaminuza y'Ikirenga. Kandi natwe turashimira abaririmbyi bagize ubwitange bagakora ku mitungo yabo. Turashimira itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, turashimira abizera b'itorero rya Batikoti ndetse n'intara ya Karisimbi. Mwebwe mugiye kureba izi ndirimbo za korali Reba ku Mukiza, zibafashe, zibatere imbaraga, zibatere ibyiringiro, zibatere ubugabo n'ubutwari, kugira ngo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azabagarutse twese tuzabashe kwinjira mu bwami bwe. Ibyo twasabirana izina rya Yesu, amen. Turabasuhuje, mugira amahoro y'Imana. Nitwa Emmanuel Tuyisenge Bizimana. Reka mbagezeho amavu n'amavuko ya korali Reba ku Mukiza yatangiye mu mwaka w'1998, itangijwe n'abakobwa bake harimo Mukafira Providence. Icyo gihe yitwaga korali Umunezero. 2002 yahinduye izina yitwa korali Reba ku Mukiza. Korali Reba ku Mukiza ibwiriza ubutumwa mu ndirimbo ndetse igakora n'amavuna. Ubu kuva 2002 yasohoye audio volume 3 z'amajwi na album imwe y'amashusho yitwa Kaminuza y'Ikirenga. Turabararikira kugira ngo izi ndirimbo mubashe kuzumvana umunezero. Ni indirimbo nziza. Turashimira abajyanama bakorera ku Mukiza, by'umwihariko itorero rya Batikoti ndetse n'abantu batahwemye kudutera ingunga y'amasengesho. Imana ibaha umugisha. Data mwiza, turagushimye, haba icubahiro. Tugushimiye cyane ukuntu abanye na korali Reba ku Mukiza kuva mu 1998 kugeza muri uyu mwaka wa 2019 ubihimbarizwa. Turakwinze cyane rero kugira ngo umubyeyi mwiza uko wakomeje kubana na korali Reba ku Mukiza imyaka 21, ariko n'ubundi uzakomeza kubana n'ibihangano byabo aho bizaje hose, kugira ngo abazumva ubu butumwa uzadukizanye nabo mu izina rya Yesu, amen.